Tonalite nsanzwe muzi, uyu Tonalite buriya ni igitangaza. Tonalite umunsi umwe ngiye turaziranye nyine, arampamagara ubundi hari abajene hanze aha baba bafite impano z'agatangaza. Arambwira ati njye ndashaka kuba umunyamakuru, uru rwenya mfite nkajya nkora ibiganiro byo kuri radiyo bizamo gusetsa, ntituzahure tubiganireho umbwira uburyo byaba bimeze numve nimba hari icyo nabikoraho. Turahuye, arambwiye numva ndabikunze uburyo yabipangaga, uburyo yajya abikora kuko ari n'umunyarwenya kandi utijena, akajya ambwira uburyo rwose byajya biba bimeze, akamera nk'ari kunkorera icyo kiganiro nyine. Aho nakoraga negera directeur wayoboraga radiyo nyine, ndamubwira ntariko numvisha uvuga ko hari isaha iri vide, amasaha ari vide adafite ikintu uri gushakira content. Hari umunyarwenya witwa gutya na gutya wambwiye ko yifuza kuba yakora ibintu bimeze gutya na gutya, uhamuha amahirwe. ngewe uburyo nabyumvise numvishe byaba biryoshye. Directeur aranyumva arambwira ati umunyarwenya nsanzwe muzi, ariko ibyo bintu byansaba kubanza nkamwumva nti nawe nibyo ashaka ni kandi byaryoha. Directeur ageze igihe arambwira ati ariko uranabizi, uzampuze nawe tuganire ibintu bicyaze tumuha akazi. Hari undi muntu nari mperutse kumurekomanda nyine abaviramo umunyamakuru mwiza, uyu munsi ni nawe uyoboye iyo radiyo. Namurekomanze batamuzi bamupinga, agenda akora gake gake, uyu munsi niwe uyiyoboye. Bose arambwira ati ntabwo ujya untenguha, ntabwo ugira amarangamutima menshi mu bintu, uzamuzane tumuha akazi, ariko nzabanza nganire nawe. Tonalite umunsi umwe bosi rero yapanze kunsengerera kugira ngo muhure n'uwo murwayi. Oya, ntabwo iyo gahunda yari irimo yo guhura n'uyu. Gahunda ko hari ukunsengerera ngewe nyine, ubwo yari yishimiye ko nakoze akazi. Arambwira ati wakoze nimugoroba usoje ibyawe uze kuza musengerere. Nimurakoze. Birangiye ngiye kuza navuga se bosi hari ikibazo nzanye na wa mwana, twese ukadusengerera ukabona n'umwanya wo kuganira nawe. Bosi ati nta kibazo muzane. Umwana ndamuzanye kugira ntivanga mu biganiro bye na bosi, mpita nigira umuntu ufite utuntu ndangariyemo mba ngiye kugira ngo baganire ntahari. Kuko bosi yaje nk'umuntu uri kurelaxa, weekend yatangiye yiyambariye akaposhi bombe, akabodi na sandari. Umwana ategereje bosi uri mu makote na karuvati. Yego. Akubise irya mbere, akubise irya kabiri, yatangiye kuvuga ati reka mbabwire rero, bajya bambwira ko abanyamakuru batari seriye, ariko mwebwe ubanza na bosi wanyu atari seriye. Ubwo ari kubwira bosi, arabwira bosi ati reba maze isaha 3 hano bosi abizi ko dufitanye gahunda. Uyu muntu nintangira akazi arabona tuzashobokana koko, byakunda. Bosi ati ngewe ntabwo njya nkunda ibintu bitari ku murongo, reka nkubwize ukuri. Hari n'igihe rwose muzanabimubwire mumubwe muti bosi uyoboye radiyo ariko imyitwarire yawe ni iyaburebure, nta muntu ukurimo. Baraganiriye ibintu byinshi, urumva nawe uri umubosi uba ugomba gutega amatwi bakakwigisha. Kera kabaye ndaza mvuga ntibyanze bikunze, isaha ishize ni nyinshi baganiriye, ubu bumvikanye, hasigaye ko bosi ansengerera nkaba nimereye neza. Mpageze Tonalite abansamiye hejuru ati niko bosi wawe karutwa nawe. Yambwiye mu bosi ni gute rero? Ati umuntu uzi ko twe dufitanye gahunda saa 1:15 akaba ataraza, ubwo sagasuzugura mu kazi ho tuzubahana. Aramuvuga pe, aramumanuka. None nge ndumirwa ndavuga nise ubu bosi ntari bugire ngo hari ibintu binamuvuze kwa Tonalite. Tamubwira he umuntu mwicaranye uramuzi? Ati ntiwambwiye ko ari umunyamakuru mukoranara? Ndavuga ni reka ko niwe directeur. Atuvuze none directeur, ntabwo namenye aho Tonalite anyuze, n'ubu ntarajye gutangira akazi. Kandi namubwiye ko bakamwemereye, n'ubu ntabwo arajya kugatangira. Rero niwe ni iyi case ibintu ari kuvuga, yaze vuga ni Tonalite aracyari Tonalite pe, n'umusazi n'umurwayi. Nundi afite ikiganiro kuri YouTube cyitwa Isi n'Ibisazi.